92.8 Authentic Radio, where gospel music lives. I'm gonna throw my hands up in the air. Yeah. It's a spiritual thing. Where gospel music lives. Ikaze nanone muri uyu mwanya twahariye ubuzima. Uyu munsi twakubwiye yuko tuza kuganira ku isuku y'amenyo y'abana bakiri batoya. Ni ukuvuga kuva umwana agitangira kumera amenyo kugera ku myaka 3. Ese ababyeyi bakwiye gukora isuku y'amenyo y'abana batoya gute? Kuko bagaragaza yuko biri muri bimwe mu bituma abana bagerwaho n'indwara zitandukanye zifata amenyo cyangwa zifata mu kanwa bitewe n'isuku nkeya. Kwa kundi ababyeyi babona ko umwana afite iryinyo rimwe mu kanwa, 2, 3 bakabona aracyari amenyo makeya, ntago arakenerwa gukorerwa isuku, ariko mu by'ukuri ntago ariko biteye. Rero ibyo niyo tugiye kugarukaho, turaza kukubwira ibyiciro bigera ku 10 uburyo cy'umwana ameramo amenyo mu buryo bugiye butandukanye. Ibyo ni tubivaho, turaza kukubwira ukuntu ukwiriye gukora isuku y'amenyo y'umwana ukiri mutoya, ibikoresho ugomba gukoresha, umuti woza amenyo wakoresha n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya twahariye ubuzima. Ni kenshi uzasanga abana bakiri batoya bibasirwa n'indwara zigiye zitandukanye. Rimwe na rimwe ugasanga bashiririye amenyo, abandi bafite impumuro itari nziza mu kanwa, abandi amenyo yabo yahinduye ibara, arasa naho ari umuhondo cyangwa se afite ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Nubwo ababyeyi badashobora kwita kuri ibi ngibi, ariko abahanga mu bijyanye n'ubuzima bemeza yuko akenshi izi ndwara ziterwa n'isuku nkeya kuba ababyeyi badakora isuku y'amenyo y'abana bakiri batoya, bibwira yuko hataragera igihe cyo kuba bakora isuku y'amenyo y'abana batoya kitaragera. Rero icyo nakubwira abana turi kuvuga ahangaha ni uguturuka ku mwana ufite amezi 6, kuko batubwira yuko kuri aya mezi 6 umwana ashobora kuba yatangiye kumera amenyo kugera ku myaka 3. Muri iki gihe umwana amaze kugiza amenyo 20 mu kanwa ke. Reka dutangire noneho tugende tureba ese bitangira bite, umwana atangira kumera amenyo gute guturuka abameramo amenyo. Nabyo byafasha umubyeyi rero kuba yagenda akurikirana umwana nyine, akagenda amufasha mu buryo bwo kuba yamukorera isuku y'amenyo bijyanye n'uburyo umwana akomeza kugenda amera amenyo mu buryo bugiye bitandukanye. Cyambere rero nuko bwa mbere abanza kumera amenyo 2 yo hasi. Rero iki ni cyo cyiciro cyambere, rero akaba ari amenyo ya mbere umwana atangira kumera, ariyo menyo 2 yo hasi. Ikindi cyiciro cya kabiri rero nuko umwana aza nyuma yo kwera cyangwa se kuba yamera amenyo 2 yo hasi, rero aza no kuba yongera none kuba yamera andi menyo 2 yo hejuru. Ni gute rero ibyiciro bigenda bikurikirana rero uburyo abana bagenda bamera amenyo mu buryo bugiye butandukanye. Icyiciro cya 3 noneho umwana amera andi menyo 2, ariko noneho akaza ku cyiciro ku gice cyo hejuru. Ni ukuvuga hejuru yaramaze kugira amenyo 2, twatwinyo 2 tuba turi imbere hagaragara cyane. Noneho rero ku cyiciro cya 3 amera andi menyo
rero ku cyiciro cya karindwi umwana amera amenyo yitwa amabwene n'amenyo aza hagati na hagati yaba ikijigo cyangwa bya bijigo twari twamaze kuvuga ko yamaze kubimera ariko noneho hari ya menyo ane yo hejuru agaragara imbere buriya hagati na hagati habamo iryinyo bita ibwene. Noneho rero ku gice cya karindwi umwana amera amabwene abiri ku gice cyo hejuru, rimwe rikaza iburyo irindi rikaza ibumoso. Atandatu kugera ku myaka 3 umwana abagejeje amenyo 20 mu kanwa ke. Rero noneho reka dukomeze turebe ese ni gute cyangwa ni ryari umubyeyi yagatangiye gukorera umwana isuku y'amenyo ye. Abahanga mu bijyanye n'ubuzima bavuga yuko kuva umwana akimera iryinyo rya mbere mu kanwa ke umubyeyi bakwiye gutangira kumukorera isuku y'amenyo. Rero ngo kandi ibi akabikora byibura inshuro 2 ku munsi, kandi bibuke ko impamvu ibi ngibi ari ngombwa iyo umwana agize amezi 6 hejuru yayo murabizi ko umwana atangira kurya. Ni ukuvuga ko rero ibyanduza amenyo y'umwana bitabura, ni nayo mpamvu ababyeyi bagirwa inama yo gutangira gukorera isuku amenyo y'abana babo hakiri kare akimera iryinyo rya mbere. Umubyeyi bakwiye gutangira gukora isuku. Rero ndaje nkubwire ibyo akwiye kwifashisha mu gukora isuku y'amenyo. Uyu mwana rero tuvuga ugifite amezi 6 kimera iryinyo rya mbere cyangwa se amaze kuba 2 aracyari mutoya cyane umwana. Icyo gihe ababyeyi babagira inama yo kuba bakora isuku y'amenyo y'abana bifashishije udutambaro twiza ndetse n'amazi asukuye neza. Hanyuma ukaba wafata ko gatambaro kagakoza mu menyo no mu mazi, hanyuma ukagenda uhanagura y'amenyo ryaba rimwe cyangwa 2 cyangwa yandi yose. Hanyuma rero ugatangira ubwo ngubwo wita ku isuku y'amenyo y'umwana wawe. Reka dukomeze hepfo gato tuze tukubwire n'ibindi byiciro bigiye bitandukanye uko wakomeza kwita ku menyo y'umwana. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear,
that my mind feels. rinda uburwayi bugiye butandukanye bugenda bufata abana mu gihe cyangwa se n'undi muntu mukuru igihe adakora isuku yo mu kanwa, aho tugenda tukubwira ku bana abakiri batoya. Rero barakubwira ahangaha ngo ku mwana uri munsi y'imyaka 2 rero ngo isuku ikorwa nta muti w'amenyo ukoreshejwe, ubwo nabwo ushobora kuba wakifashisha nyine ka gatambaro nyine kugira ngo ubashe kuba wamufasha kugira ngo umukore isuku y'amenyo, bityo ejo cyangwa ejo ndazasanga bitangiye kuba byamwafekta nyine n'amenyo atarakura, ugasanga mufirimo ubundi burwayi, habamo gushirira kw'amenyo n'ibindi bijye bitandukanye. Ikindi kuri aba bana bakiri batoya hari ibindi bikoresho bikoreshwa, ibindi utundi dutambaro, natwe tudutambaro sinzi uko nabisobanura, ariko hari ibindi byabugenewe byo gukora isuku y'amenyo y'abana bakiri bato bari munsi y'imyaka 2, ariko ibi ngibi wajya muri farumasi ukabaza, ese ko mfite umwana ufite munsi y'imyaka 2 namukorera isuku y'amenyo nifashishije iki? Hari ibyo baguha, mu gihe ibyo ngibyo utabibonye waba ukoresha ka gatambaro twavugaga, ariko umwana uri munsi y'imyaka 2 ntago yemerewe gukoresha imiti yoza amenyo, wenda nka korogate n'ibindi bigiye bitandukanye. Aha n'ikindi batubwira ngo noneho kuva nakubwiye ko kuva umwana munsi y'imyaka 2 ntabwo yemerewe ko yakoresha umuti w'amenyo, ubwo no gukoresha ubwo buryo bundi nyine kugira ngo bashe kumusukurira amenyo yiwe. Kuva ku myaka 2 kugera ku myaka 3 rero ahangaha hakoreshwa umuti w'amenyo urimo icyo bita fluor nkeya, rero yindi biri nkeri ku rugero rwo hasi kugira ngo itaba yakangiza none mu kanwa h'umwana cyangwa se amenyo y'umwana, dore ko aba acyoroshye, niyo mpamvu bakunda kuyita ngo dandore, niyo mpamvu akunda kubyita rya zina nakubwiraga, abacyoroshye nyine acyorohereye nyine kurya batarakomera nyine uba wirinda kuba yamuteza ibindi bibazo bitewe, urumva harimo icyo bita fluore ishobora guhungabanya kwangiza amenyo y'umwana. uretse no kuba yakwangiza amenyo, buriya abana bari mu myaka 2-3 baba bakiri batoya cyane ku buryo aramutse yogeje amenyo ashobora kumira korogate. Rero iyo fluore iyo igiye mu mubiri mu gifu ishobora kuhatera uburwayi butandukanye. bagakomeza kubwira ko ngo guhera ku myaka 3 n'itandatu nabwo rero hakenerwa umuti rero nawo urimo fluore igereranyije iri hejuru wenda se yayindi twakoresheje ku bana bafite imyaka 2 n'itatu, ubwo n'ubwa ngo ku myaka 3 n'itandatu uhita ukoresha indi noneho irimo fluore isumbuyeho, ariko ntabwo turagera kuri yayindi ingana n'iy'abantu bakuru. Yego ahangaha igicirite kiri hasi nyine itaragera ku rwego rw'iy'abantu bakuru. Bagakomeza kubwira rero ngo hano ku mwana w'imyaka 6 rero akuzamura kugeza nyine kuri noneho wa muntu mukuru nyine ahangaha ashobora ko yakoresha noneho yayindi irimo fluore ihagije nyine n'umuntu mukuru ashobora kuba yakoresha. Ahangaha rero ni ibyiciro by'uburyo ushobora kugenda usukuramo amenyo y'umwana hakoreshejwe ndetse imiti yabugenewe, bakubwira naho utagomba kwikoresha. Ngira ngo rero ku babyeyi nyine muri kugenda mubyumva nyine ibyiciro by'abana uburyo ushobora kugenda ukoresha iyi miti naho utagomba kuba wayikoresha kugira ngo bidahungabanya ubuzima bw'umwana. Wenda tujya tubibona abana bakiri batoya ukabona n'ibintu bisanzwe ko umwana yakubagana, yabona umubyeyi ari kwibrosa nawe akabikenera, ugasanga umubyeyi ashatse brosada y'umwana ayihereje umwana nawe amushyiriye korogate. Umva ari brosa bimwakamira ibindi iki, kandi ya fluore irimo irangana niyo cyane ko umwana buriya hari ukuntu agira cyo kumva korogate kararyoshye akaba yahayimira, urumva kandi buriya korogate nyine bitewe n'ino fluore dusangamo ishobora kuba yahungabanya umwana, ugasanga nyine bimuteye ubundi burwayi, ugasanga nyine icyo wakamurinze kumugira isuku bimukura ubundi burwayi mu mubiri wiwe. Ikindi kandi batugira inama y'uko buriya ngo umwana akwiriye gufashwa cyangwa se gukorerwa isuku y'amenyo kugeza agize imyaka 4. Ni ukuvuga umwana ukiri mutoya utararenza imyaka 4 akwiye kogerezwa amenyo n'undi muntu mukuru kugira ngo amufashe ataba yakwikomeretsa mu kanwa n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Rero ngo kuva atangiye nyine kogerezwa amenyo kugeza ku myaka 4 akwiye kubikorerwa n'undi muntu uciye ubwenge, ariko hejuru y'imyaka 4 noneho umubyeyi ashobora gutangira gutoza umwana uko boza amenyo gahoro gahoro kugeza ubwo nawe atangira kubyikorera. Ariko munsi y'imyaka 4 bibaye byiza umubyeyi cyangwa undi wareberera umwana yamufasha mu gusukura amenyo ye.
ahangaha bakomeza bagenda bakubwira no ku bijyanye n'uburoso bwoza amenyo rero ngo hari uburoso rero ngo bwagenewe abana bari munsi y'imyaka 10 rero ngo ubu buroso rero ukuntu buba bumeze ngo bugomba kuba ari butoya ngo ku buryo mu bugenda neza mu kanwa k'umwana ngo butamubabaza. Hari ukuntu nyine ushobora kuba ari uburoso bunini ugasanga nyine hari ukuntu ushobora kuba bwamukomeretsa mu kanwa kandi ubizi neza ko iyo umwana akomeretse mu kanwa bishobora kuba byamutera mu ma infection ibindi bibazo byinshi. So n'ubango rero wamurinda ibingi ukamushakira bwa buroso bwemeye rero ngo buroso rero ngo ni bwa buroso butoya nyine bubasha kuba bwajya mu kanwa neza bukabasha kumufasha kwiborosa neza ngo kandi uburoso bugomba kuba bufite nanone kandi ubwoya bwegeranye cyane ngo ndetse kandi bworohereye atari bwa buroso bwoya nyine usanga nyine bukomeye cyane ashobora gukuba nyine ugasanga bwamukomerekeje bwamwangije mu buryo butandukanye. Hari uburoso bwoza amenyo bwagenewe abana ubwo rero nibwo ababyeyi baba bakwiye gushaka kugira ngo birinde abana kuba byabakomeretsa byabagiraho izindi ngaruka zitari nziza. Ubwo mubyeyi uramutse ugiye wenda rero byakabaye byiza ugiye ukagura uburoso bwagenewe umwana bitewe n'icyiciro cyiwe kugira ngo urumva deja aramutse akomeretse ku ishinya cyangwa se mu kanwa ashobora kuba byamubabaza ugasanga kwera kubabara nyine ugasanga bikuriye n'ibindi bibazo. So ubwo rero ugomba gushaka uburyo wamushakira uburoso nyine bukwiriye bwabugenewe. Ikindi wamenya kandi nuko noneho kuva ku myaka 10 umwana aba yemerewe gutangira gukoresha uburoso bwoza amenyo bumeze nk'ubw'abantu bakuru. Icyo gihe noneho umwana aba amaze gukura aba amaze kumenya neza uburyo ki yakozamo amenyo atiyangije cyangwa atakomerekeje. Noneho rero ngo ntacyo bitwaye kuba wagurira umwana w'imyaka 10 uburoso bwoza amenyo bw'abantu bakuru. Kiriya gihe noneho ashobora kubukoresha nta kibazo. ahangaha rero bakomeza bagenda bakubwira ngo rero ngo ni byiza kwita ku mwana ngira ngo bakubwiye nyine ibyiciro by'abana uburyo bagenda bakorera isuku y'amenyo ko bakora isuku yayo barakubwira ndetse n'uburoso ushobora kuba wakoresha kugira ngo bitaba byakomeretsa umwana. Ikindi bakomeza gukangurira rero bakomeza babwira abantu bati ni byiza kugira isuku yaba ku mwana ndetse n'umuntu mukuru mu rwego rwo kurinda ko wagira ibibazo cyangwa se kuba wakikura indwara zitandukanye zo mu kanwa ndetse n'iz'amenyo. Bakubwira kugira isuku kenshi gashoboka nyine kugira ngo wirinde ariko byumwihariko ku bana dore ko ku bana iyo badakorerwa isuku y'amenyo baviramo kuba amenyo yabo yazana ibara rindi no ku bantu bakuru nabyo bibaho nyine. Aho ngaho ni ku bana ndetse no ku bantu bakuru kugira isuku ni ngombwa. Ikindi cya kabiri rero birinda abana kuba amenyo yabo yashirira nyine kandi ushirira agasanga atangiye guhinduka ukuntu nyine. Ikindi rero ngo bibarinda kuba amenyo yabo yacukurika. Ni byiza cyane rero kwita kuri ibi ngibi kugira ngo nyamuneka rero umwana nawe ajya kura yumva ameze neza kandi burya isuku niyo mu kanwa buriya Tony nakubwira ngo iri mu bintu bishobora gutuma umunsi wawe wirirwa umeze neza cyangwa se ukamera nabi. Iyo wumva utameze neza mu kanwa wumva se ari ukuntu nyine ari wodere usohora cyangwa se wumva mu kanwa urijije nyine nawe urabangamirwa bikaba byatuma wenda se niba se hari abantu mu ruhame rwose kuri kumwe nabo ukumva birakubangamiye birekura. So ni byiza cyane rero kuba wakora ubu buryo nyine bwo kwita ku isuku yo mu kanwa k'umwana ndetse byumwihariko ndetse no ku bantu bakuru namwe mugomba kwita ku isuku iyo mu kanwa kugira ngo nyamuneka bibashe kuba byagenda. Wenda ibyo abantu bakuru twabigarukaho mu kindi gihe ariko noneho ikindi abantu bakwiye kumenya buriya abana turabizi ko barya kenshi bagenda bafata utuntu twinshi tugiye gutandukanye. Ni mu gitondo umwana umuhaye icyayi n'umugati mu kanya saa yine uraza kumuha imbuto mu kandi kanya nakubitana na biswi araza kuyirya nagenda ahura n'utuntu twari twose ashobora kuturya nawe ubwawe ushobora kubimuha. Abana barya inshuro nyinshi kandi uko umuntu agize ikintu arya uko umuntu agize icyo ashyira mu kanwa niko hari ibisigazwa hari ibisigazwa by'ibyo umuntu aba yariye. Ibyo rero bijya mu menyo yacu bikaba icyo bita bagiteri zishobora kuba zagenda zigacukura ishinya ndetse n'amenyo akaba yakangirika. So ni byiza cyane rero kuba wakita ku isuku y'amenyo kugira ngo ibintu bibashe kuba byagenda neza cyane. Rero ubwaho muri mwese rero mukomeze kwita ku isuku y'amenyo kugira ngo mubashe kugira ubuzima bwiza.